Uko iminsi igenda ihita niko ibihugu bimwe bigenda bigira ubukungu buri hejuru cyane ndetse n'abaturage babyo bakagira ubuzima bwiza. Abaturage b'ibi bihugu baba bafite icyizere cyo kubaho kiri hejuru ugereranyije n'icy'abaturage b'ibihugu bifatwa ko bigifite ubukungu bukiyubaka. Ese icyizere cyo kubaho life expectancy gifitaniye he isano n'iterambere ry'igihugu? Muri iki kiganiro turabagezaho ibisobanuro birambuye ku cyizere cyo kubaho, ko ibihugu bihagaze ndetse n'ibintu bigenderwaho hagaragazwa ko igihugu runaka gifite icyizere cyo kubaho kiri hejuru cyangwa kiri hasi. Mu kiganiro kizakurikira iki tuzabagezaho ubushakashatsi bwashizwe ahagaragara bugaragaza ibintu bitanu umuntu yakora akongera igihe cyo kubaho kugera ku myaka 12. Ntimwibagirwe gukora subscribe bityo ntimuzacikwe. Muri studio za General Knowledge Channel muri kumwe nanjye Joachim Nkurikiyumukiza, turagaruka mu kanya. Iterambere ry'igihugu rigaragazwa n'ibipimo by'ubukungu nk'impuzandengo y'umusaruro winjizwa n'abanyagihugu ku mwaka, GDP, Gross Domestic Product, ukujijuka kw'abaturage ndetse n'ingano y'icyizere cyo kubaho kw'abantu batuye icyo gihugu, life expectancy. Ibi ni bimwe mu bipimo byinshi bishingirwaho havugwa ko igihugu runaka giteye imbere. Hari ibindi bipimo bigenderwaho ariko ibi bitatu ni ingenzi. Icyizere cyo kubaho cy'abenegihugu gifatwa nk'igipimo karundura gishobora guhamya iterambere ry'igihugu mu buryo bugaragara. Hakoreshejwe igereranya ryumvikana, twagifata nk'umunara uba ugizwe n'inkingi nyinshi. Iyo uyu munara utajegajega bivuze ko inkingi zawo ziba zikomeye. Urubuga Our World in Data rusobanura ko icyizere cyo kubaho life expectancy ari umubare w'imyaka umuntu ashobora guteganya kubaho. Uyu mubare w'imyaka yo kubaho uboneka hakozwe impuzandengo average y'imyaka y'itsinda ry'abantu runaka batoranyijwe. Harebwa imyaka bazaba bafite mu gihe cyo gupfa. Dufashe igihugu gifite abaturage bangana na miliyoni 12, dushobora gufata impinja ibihumbi 120 bavutse mu gihe cy'umwaka umwe. Aba bangana n'10% by'abaturage bose, hitabo cyane ku mbogamizi nk'indwara, ubuvuzi buhari, uko haba kw'ibiribwa, harebwa ndetse n'ibindi byose bishobora gutera urupfu. Habonwa indeshyo y'igihe abana bashobora kuzamara ku isi. Iki gihe nicyo bita icyizere cyo kubaho. Icyizere cyo kubaho kiri hejuru mu baturage bo mu bihugu runaka, high level of life expectancy, ni gihamya y'iterambere mu buvuzi, uburezi ndetse n'ubukungu. Uburezi busobanurwa nk'ukujijuka kw'abaturage. Icyizere rusange cy'isi cyo kubaho, global life expectancy, ni imyaka 73. Mu bihugu bitanu bya nyuma bifatwa ko bifite icyizere cyo kubaho kiri hasi cyane, 4 muri byo ni ibyo muri Afurika. Ni muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Igihugu kiza ku mwanya wa mbere mu kugira abaturage bafite icyizere cyo kubaho kiri hasi ni Chad. Umwana uvukira muri iki gihugu afite amahirwe yo kubaho kugeza ku myaka 50 n'amezi agera kuri 7. Ikiza ku mwanya wa kabiri ni Guinea Bissau. Umwana uvukiye muri iki gihugu afite amahirwe yo kubaho kugeza ku myaka 51 gusa. Igihugu cya gatatu ni Afghanistan. Umwana uvukira muri iki gihugu afite amahirwe yo kubaho kugeza ku myaka 51 n'amezi 8 gusa. Igihugu cya kane ni Central Africa. Umwana uvukira muri iki gihugu aba afite amahirwe yo kubaho kugera ku myaka 53 gusa. Igihugu cya gatanu ni Lesotho. Umwana uvukira muri iki gihugu aba afite amahirwe yo kubaho kugeza ku myaka 54. Ibi bihugu tuvuze bifite icyizere cyo kubaho kiri munsi cyangwa isagaho gato icy'isi imyaka 20. Mu bihugu bitanu bifite icyizere cyo kubaho kiri hejuru, 4 muri byo biherereye ku mugabane wa Aziya. Igihugu cya mbere ni Hong Kong ifite imyaka 85 n'amezi 4.
umwana uvukiye muri iki gihugu aba afite icyizere cyo kubaho kugeza ku myaka 85 n'amezi 4. Umwanya wa kabiri haza Japan ifite imyaka 85. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu cya Macau. Umwana uvukiye muri iki gihugu aba afite icyizere cyo kubaho kugeza ku myaka 84 n'amezi agera kuri 7. Ku mwanya wa kane turahasanga igihugu cy'Ubusuwisi. Umwana uvukiye muri iki gihugu aba afite amahirwe yo kubaho kugeza ku myaka 84 n'amezi 3. Ku mwanya wa gatanu w'ibihugu bifite icyizere cyo kubaho ku baturage bacyo kiri hejuru turahasanga igihugu cya Singapore gifite imyaka 84. Icyizere cyo kubaho ku baturage b'u Rwanda ni imyaka 70. U Burundi ni imyaka 62 n'amezi agera ku 8. DRC Congo ni 61 n'amezi agera kuri 7. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite imyaka 79. Icyizere cyo kubaho ku bantu b'igitsina gore kiba kiri hejuru kurusha ab'igitsina gabo. Kuri ubu icyizere cyo kubaho cy'isi Global Life Expectancy ku bagore ni imyaka 75, mu gihe ku bagabo ari imyaka 70 gusa. Ni ukuvuga ngo umugore aba afite amahirwe yo kubaho imyaka igera kuri 5 kurenza umugabo. Abahanga basobanura ko iki kinyuranyo gituruka ku miterere y'umubiri w'abagabo. Buriya ngo abagabo baba bafite amahirwe menshi yo kugira ibibazo bijyanye n'umutima kurusha abagore. Nk'uko bigaragara ku rubuga rwa health.harvard.edu, umugabo aba afite amahirwe mabi yo gufatwa n'umutima ku nshuro ya mbere ku myaka 65, naho umugore ni ku myaka 72. Twabibutsa ko indwara y'umutima iza ku mwanya wa mbere mu guhitana abantu benshi ku isi. Yihariye 1/3 cy'impfu zose zibarurwa buri mwaka. Mu bindi bintu bigaragazwa n'abashakashatsi bitera ikinyuranyo cy'igihe cyo kubaho ku bagabo n'abagore ni ubwoko bw'imirimo abagabo bakora. Abagabo bihariye igice kinini cy'imirimo ivunanye ikorwa ku isi. Mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu. Ntimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo muzakurikirane igice gikurikira. Tubifurije uburumbuke mu byo mukora byose.